Yesu ashimwe, dushima Imana kiduhaye undi munsi mushya. Imana igumugisha, Imana ikugire neza kandi kwambika imbaraga n'ubuntu bwayo. Turacyavuga ibintu bifasha, ibintu byubaka ubuzima bw'umukristo kugira ngo kwizera kwe kwikunyeganyezwa kube guhamya iteka. Uyu munsi turasoma igitabo cy'Itangiriro igice cya 27. Harimo inkuru ndende ariko reka dusome kuva ku murongo wa mbere tugeze nko ku wa 4. Murongo wa mbere uvuga ngo Isaka ashaje, amaso ye amaze kuba ibirorirori, ahamagara imfura ye Esawu ati, mwana wanjye. Aritaba ati, karame. Aramubwira ati, dore ndi umusaza sinzi igihe nzapfira, none ndakwinginze enda ibyo uhigisha ikirimba cyawe n'umuheto wawe, ujye mu ishyamba umpigire y'umuhigo, untekere inyama ziryoshye nk'izo nkunda, uzinzanire nzirye, mbone kuguhesha umugisha ntarapfa. Kadusenga Imana. Wera turagushimye kubw'uyu munsi mushya, kubw'ijambo ryawe. Duhera umugisha muri iri jambo kandi uduhe kwiga. Ntuze Mwami Imana ikomeye kuduciraho iteka, kuduciraho urubanza, ahubwo uze kutwubaka bundi bushya. Utuzamure Mwami kandi utugire neza. Mu izina ryawe Yesu Kristo urakoze. Amen. Bibiliya iravuze ngo Isaka amaze gusaza, ikintu cya mbere cyabaye, amaso ye yabaye ibirorirori. Ntabwo yari akibasha kureba na rimwe na rizima. Nshaka guhuza aka kantu nanone ko kuba umuntu atagifite ubushobozi bureba neza no kwizera n'ubuzima bwo kwizera. Iyo amaso yawe atakireba, koko biragorana ko ushikama ku byo ubonye ko ari byo. Ndagusabye uze gukomeza usome kino gice. Bibiliya iravuga ngo Rebeka amaze koshya Yakobo, ngo yamushyizeho uruhu rw'ihene bamaze kuyiteka. Ngo Isaka yajya akoraho ngo akamubwira ngo ndumva umubiri ari uwa Esawu, ariko ijwi nkumva ni irya Yakobo. What does it mean? Iteka ryose iyo amaso y'umukristo atareba, ibintu ushobora kubikoraho, ibintu ushobora kubihumurirwa, ibintu bashobora kubikubwiraho, ushobora no kububyibuka, ariko amaso yawe atakibasha kubireba ngo amenye ngo nibyo 100%, nta mahirwe ahari yuko utari bukore ikosa. Yakobo yari yiyambitse uruhu rwa mukuru we, ariko ijwi ntiryahindutse. Muri ubu buzima bwa gikristo, iyo udafite ijisho rireba, hari ibintu byinshi byiyambika uruhu rw'ibyo wahoze uzi nk'ukuri. Hari abantu benshi biyambika uruhu rw'ibyo wizera nk'ukuri. Hari situwasiyo nyinshi ziyambika uruhu rusa neza n'ibintu wemera nk'ukuri. Iyo udafite ijisho rireba, rimwe na rimwe bisaba kuba ureba. Gukoraho ntibihagije, kumva ijwi ntibihagije, bisaba gift of seeing eye. Iyo ijisho ryawe ritareba, ntabwo twamenya ko ibyo wemeje ari ukuri cyangwa atari ukuri. Byabyaye amakosa angana iki? Ikintu cya mbere, iyo amaso yawe mu mwuka atareba, igikorwa cyose ugikora ushidikanya, bikarangira ushobora gufata umwanzuro ariko ukawufata washidikanyaga. Uwo mwanzuro ufashe iteka, amahirwe menshi birangira ibyo wagombaga gutanga ubigeneye umuntu utabigenewe. Ugasanga amarangamutima yawe yahaye umuntu utari uwa nyawe, icyizere cyawe ugihaye umuntu utari uwa nyawe, wakiriye amasezerano y'abantu batari abanyabo kuko bambaye uruhu rusa naho ari bo bantu banyabo. Amabanga yawe birangira uyabitsa abantu batari abanyabo kuko wabakorakoye, ukumva bambaye uruhu rusa nkaho ari urw'abanyabo. Icyama Imana igakora ku maso yawe, umucyo wayo ukakuyobora. Entepredable shaka yandiko.
ratasamande brekadesha. Ndagusengera ngo umucyo w'Imana ube mu buzima bwawe, ubuntu bw'Imana bukumurikire, icyagira amaso yawe y'umwuka ibirorirori cyose gikurweho mu izina rya Yesu Kristo. Ibintu byose ugomba gukora ubigenera ababikwiye, amahitamo yose ugomba gufata uyafate mu gihe gikwiriye, ahantu hakwiriye, mu mwanya ukwiye. Imana nikureho rwose urwo rujijo rwose, ikuyobore, umucyo wayo ukuyobore, ku buryo ikintu cyose ukiyoborwamo n'umucyo w'Imana, amaso yawe akaba areba, apana bambwiye, apana, ahubwo amaso yawe akabishurirwa mu izina rya Yesu Kristo, amen.